The elephant charged and trampled her as she tried to run from the herd. Inzovu zaramwirukankanye nabi cyane ubwo yageragezaga kuzihunga yirukanka. Zaramukandagiye zimukandagiza ibirenge byazo ku buryo atarokotse bikomeye zamuteye arapfa. Gusa nanone umuryango we ubwo yateguraga umuhango wo kumushyingura dore ngabo. Za nzovu zaragarutse ziza zarubiye zirakaye cyane zisenya buri kimwe. Inzovu yafashe umurambo w'umukobwa wa mukobwa ubundi ijugunya mu kirere. Inzovu zasenye inzu y'umukobwa ndetse n'izindi nzu 3 zari ziyegereye ubundi ziragenda. Mu giturage basigaye bibaza icyo umukobwa yaba yari yakoreye inzovu uzigeraho kwihorera gutyo cyangwa se bigeze aho ngaho. Ibi ni nabyo byakubaho uramutse wimukiye inzovu ikiri akana gato mukazahura nyuma y'imyaka 50. Iyi ni Telemontagne Rwanda, nitwa Samuel Mugisha, ikiganiro n'imenya byinshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzovu ngo ni inyamaswa bwoko ki. Inzovu bivuga ko zikora ikiriyo iyo ingenzi zayo yapfuye. Nibyo, inzovu muhuye wakora iki? Twibuka ko inzovu ni inyamaswa nini, ni inyamaswa itabasha kwibagirwa cyangwa se itabasha kwibagirwa. Ni inyamaswa ishobora kumva ko hagiye kuba umutingito twebwe nk'abantu tutaramenya n'icyegereje. Ni inyamaswa ishobora kumenya ko hagiye kuzaba cyangwa se kuzaza amapfa twe tukiri kurya tudamaraye. Inzovu ni inyamaswa bwoko ki? Ikaze nimukomeze mukore subscribe. Inzovu ni imwe mu nyamaswa z'inyabwenge ku isi kandi zigira impuhwe uzigira uhura nazo kuri isi. Inzovu uramutse uyitekerejeho nibwo wamenya ububasha bwayo budasanzwe. Reka tubyinjiremo gake gake. Mu buryo bw'imitekerereze ndetse n'imibanire n'abandi cyangwa se n'izindi nzovu, inzovu zigira ubumenyi buhambaye cyane ndetse n'umwihariko mu bijyanye n'imibanire ugereranyije n'abantu ndetse n'izindi nyamaswa nini ziba ku isi. Nk'ubu inzovu iri mu nyamaswa zibuka cyane zifata mu mutwe. Ishobora kubika amakuru mu mutwe wayo ubwonko bwayo by'igihe kirekire. Ibi bikaba bifasha kurokoka cyane mu bihe by'ibibazo. Nk'urugero, ibishobora kwibuka ahantu yanyoye amazi ndetse n'aho yanyuze hose mu myaka myinshi cyane y'ubuzima bwayo. Ibi kandi ni nako bimeze no ku nzovu ngenzi zazo, kuko inzovu ibishobora kwibuka inzovu ngenzi zayo ndetse n'abantu bahuye bose mu gihe by'imyaka myinshi cyangwa se mu bihe by'imyaka myinshi cyane yaba yarahuye nabo. Ushobora guhemukira inzovu ukica nyina ikiri cyana. Iyo nzovu mushobora kuzahora mu myaka 20 ikaba ikibuka ko ari wowe wakoze ibyo bintu, ubwo buhemu yabishaka ikihorera. Akenshi nta nubwo wayicika. Mu mico iranga inzovu ni imwe mu biremwa bike cyane ndetse n'inguge n'ifi yitwa dolphin ishobora kwimenya. Uramutse uyiheje miroir, ikirahuri cyangwa se ikirori ikireba, ishobora kumenya gutandukanya iyo ubwayo na ngenzi zayo ikamenya ko ari yo iri kwireba. Ati cyangwa se iti uriya ni nge. Ni inyamaswa igira impuhwe cyane ndetse n'amarangamutima. Ishobora kwishima bikagaragarira amaso. Ishobora kwerekana ko ifite agahinda. Ishobora kwita kuri ngenzi zayo zifite ibibazo kandi ikagira impuhwe. Ni imwe mu nyamaswa nkeya zikora ikiriyo. Ngenzi zayo iyo zagize ibibazo itameze neza ziba hafi. Ibirenze ibyo, zishobora gukora ikiriyo zirira kubera ko ngenzi zayo yagize ibyago igapfa. Ziyikorakora zihindukiza cyane zisa n'izababajwe cyane n'urupfu rwa ngenzi zayo niyo zaba zidafitanye isano nayo. Bazisa n'izibwira ziti nyabona haguruka kanguka tugende. Mu bitangaza biranga inzovu ni ukuntu zizi kwivana mu bibazo. Zigira ububasha bukomeye cyane bwo gukoresha ibikoresho mu buzima bwazo busanzwe. Ibishobora gufata ishami ry'igiti ikikuraho amasazi cyangwa se ikarikoresha yishima. Uretse ibyo, zifite ubuhanga bw'ibirenze ibyo ngibyo. Inzovu zigira ububasha bwo gutumanaho buhambaye. Zikoresha amajwi zivugana hagati yazo, guhuma, kumva no gukoresha amajwi yo ku rwego rwo hasi cyane amatwi ya muntu atabasha no kumva zitumanaho. Zifite ukuntu zikoresha kiriya kimeze nk'ikirere kiboneka ku munwa wazo bakita umutonzi. Zikora amajwi yirangira nk'impanda.
nk'amajwi ya infrasound. Aya majwi aba ari ku rwego rwo hasi cyane, ruri hasi cyane mu kumvikana, ku buryo amatwi ya muntu cyangwa se y'umuntu atayumva, nyamara inzovu zishobora kuyumva zikamenya niba hari izindi nzovu ziri kugenda, by'umwihariko zibaye ziri mu matsinda kandi kure cyane. Nk'ubu bumwe mu bushakashatsi bwemeza ko inzovu ishobora gutandukanya amajwi y'abantu ikoresheje igitsina cyabo, ikamenya ngo uyu ni umugore cyangwa se umugabo. Ishobora gutandukanya amajwi y'abantu igendeye ku bwoko bwabo. Ibi bizifasha mu kumenya ngo urwego umuntu yazihemukiraho, yaziteza ibibazo ngo rungana gute. Usibye ubushobozi bwazo mu gutekereza, hari n'ibindi bintu bitangaje ku nzovu. Nk'ubu ugendeye ku kuntu ziteye, uko zitwara, hari imyitwarire myinshi rimwe na rimwe zigira inagora cyane abantu kuyisobanukirwa. Nk'ubu inzovu igira ubwonko bunini, bushobora gupima ibiro 4 kuri 6 by'uburemere. Ubu ni bwo bwonko bunini mu nyamaswa z'inyamabere ziri ku isi. Uko ari bunini ni nako bukora cyane mu gutekereza, ariko kandi no gushyira mu gaciro. Igira izuru cyangwa se umutonzi utangaje, kiriya kintu kirereta imbere yayo. Kiriya kintu kirereta imbere yayo ishobora kugikoresha nk'igikoresho, kigakora nk'izuru, ariko kandi kigakora nk'ikiganza. Ni urugingo rw'umubiri rushobora kugira inyama zirenga 40,000. Mu ruteranyo nyine teranya inyama 40,000. Nyamara umuntu agizwe n'inyama 600 umubiri wose. Uriya mutunzi iwukoresha yihumuriza, ihumeka, inywa amazi, ifata ibintu, ndetse yereka urukundo nyenzi zayo. Gukora ku zindi, kuzihobera cyangwa se kuvuza amajwi itanga ubutumwa. Inzovu izwiho guhaka amezi menshi mu nyamabere zose ziri ku isi, kuko ishobora kumara amezi 22, imyaka 2 ihatse itarabyara. Zigira uruhare runini mu kugena uko isi iteye, zifasha mu irema cyangwa se mu imera ry'ibihingwa byinshi, zikwirakwiza imbuto zabyo mu mase yazo zituma. Ibi kandi zikabikora zinagabanya ibyatsi n'ibihuru kuko zibirisha. Ibi bigira uruhare cyane mu kurinda uruhererekane rw'ibihingwa. Hari ibyitwa altruisme. Inzovu zizwiho gufasha ibindi binyabuzima birimo n'abantu igihe cyose ikindi kinyabuzima cyaba kiri mu mage cyangwa se mu bibazo cyangwa se mu byago. Niyo mpamvu ari abantu bavuga ko inzovu umuhoye wayobye yakuyobora. Bivuga ko inzovu iyo zigiye gupfa zirundira ahantu hamwe, zikagenda zikirundira ahantu hamwe, zigapfira aho ngaho. Gusa ibi nanone nta gihamya cyabyo gihari, ariko ikizwi neza, inzovu ahantu ngenzi zayo zapfiriye ihasura kenshi. Noneho igihe cyose haba hari ibisigazwa by'umubiri w'izindi nzovu zapfiriye aho, bikaba akarusho. Niyo yaba ari inzovu zidafitanye isano nayo. Inzovu ziri mu nyamaswa zisobanukiwe urupfu cyane. Zigira imyitwarire yihariye cyane, ubumenyi n'ububasha bwo gukora ibintu bitandukanye. Bizwi ko inzovu zizi gushushanya ziramutse zahawe ikaramu n'urupapuro. Inzovu zizi no gufungura ingufuri. Gusa ibi ntabwo ari ibintu buri nzovu yose yabasha gukora, bijyanira n'ubwoko bwayo naho iba. Usibye ibyo, iyi ni Tele Montagne Rwanda ukurikira. Ibiganiro nk'ibi ni hano bikurikira. Iki kiganiro wagikunze, dore ikindi wareba kuri screen yawe, kandi nagishyize no muri comment hasi munsi y'iyi video. Ireba icyo kiganiro nacyo ni cyiza. Nitwa Samuel Mugisha. Ibiganiro byo nakagaruka naho gutaha.